Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Niva Paula Vlog. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ese prostate ni iki? Prostate ni iki abantu bakunda kwibaza umunsi ku wundi, cyane cyane igitsina gabo. Prostate rero twihuse reka turebere hamwe icyo ari cyo. Prostate ni rimwe mu ngingo z'umubiri w'umugabo rujyana n'imyororokere. Ikaba rero iri munsi y'uruhago, aho ishinzwe gukora ibintu bituma intanga iyo imaze kuva aho zikorerwa zizamuka mu miyoboro zikagera ahantu mu tuntu tumeze nk'udusaho cyangwa se tumeze nk'udufuka, zigahura n'amazi agizwe na poroteyine yakozwe na prostate, akageraho muri twa dusaho intanga zageramo akaba ariho zikurira. Aya mazi rero ushobora kwibaza ese ayo mazi ni ayahe? Ni amazi ameze gute? Ayo mazi rero nizo ntanga, akaba ari nabyo bita amasohoro. Prostate rero ifite akamaro kanini ko gukora ibitunze intangangabo mbere y'uko zisohoka. Ngira ngo abantu badukurikiye muri kumva neza akamaro, mutangiye kumva neza akamaro ka prostate mu mubiri w'igitsina gabo. Hari indwara rero zimwe na zimwe zifata iyi prostate. Prostate rero ishobora kurwara indwara zitandukanye, harimo zimwe muri mikorobe umugabo ashobora kwandurira mu mibonano mpuzabitsina. Izindi mikorobe rero zikaba zitahandurira, urugero ni nk'urw'indwara ya infection urinaire abagabo bakunda guhura nayo. Harimo kandi na mikorobe nk'izamburugu zandurira nanone mu mibonano mpuzabitsina. Izi nazo zishobora kujya muri prostate zigatera uburwayi. Iyo byagenze gutya rero muri prostate hakageramo uburwayi, babwita rero prostatite. Ubundi burwayi rero bushobora gufata prostate bujyana n'uko umuntu agenda akura. Gusa uko umuntu agenda akura niko prostate nayo ishobora kugenda ikura, ariko atari ku bantu bose. Ntabwo abantu bose prostate zabo zikura kimwe cyangwa se ngo zikurire nyine igihe kimwe. Iyo rero imaze kuba nini bitewe no kurwara nibwo itera ibibazo ku buryo ibuze nkari gusohoka. Ahandi ushobora gushaka kujya kwihagarika bikanga neza kandi ukumva uri kubabara. Uburwayi bw'uko prostate iba nini ikabuze nkari gusohoka, umugabo akamererwa nabi bikaba ngombwa ko abagwa, nibwo bita adenome de prostate. Hari rero na kanseri ya prostate. Yakari ni indwara ikomeye cyane irwitana abantu benshi hano kuri iyi si. Kanseri ya prostate ni indwara nayo ifata abagabo batangiye gusaza. Hari rero ibimenyetso bishobora kukwereka ko hari indwara zafashe cyangwa se zatangiye gufata prostate. Hari ukutihagarika neza, iki kikaba ari kimwe mu bimenyetso by'uko prostate cyangwa se mu miyoboro y'inkari harimo ikibazo. Kwihagarika nabi, kubyuka kenshi nijoro, gusunika cyane mu gihe umuntu arimo yihagarika, kandi murabizi ko iyo ushaka kwihagarika nyine ubishaka. Iyo ugiye rero ugatangira kubihatiriza haba harimo ikibazo gitandukanye. Inkari rero iyo zije rimwe na rimwe ziza zitwika. Gusa iyo uri kujya kwihagarika ukumva uri kubabara cyangwa se ushatse gusubirayo, ntabwo wahita wemeza ko urwaye uburwayi bwa prostate. Ntabwo ari cyo kintu cyakwemeza ko urwaye, ahubwo kujya kwa muganga byaba byiza kugira ngo urebe niba koko aricyo kibazo ufite cyangwa se udafitiye aya ma infection urinaire twavuze. Aho usanga rero rimwe na rimwe iyo byakomeye usanga inkari uri kwihagarika ziba zirimo amaraso cyangwa se ibindi. Aha rero tukiri ku byo kujya kwa muganga n'uburyo ushobora kujya kwisuzumisha mukamenya nimba urwaye indwara ya prostate, habonetse uburyo bushya bwo gusuzuma indwara ya kanseri ya prostate. Abashakashatsi rero mu Bwongereza bagaragaje ko uburyo bushya bufasha mu gupima kanseri ya prostate, aho bavuga ko rero ibyavuye mu bushakashatsi bizajya bifasha mu isuzuma ry'indwara isanzwe izwiho kwibasira abagabo, ndetse umwe muri 5 bayirwaye bakaba bahitanwa nayo. Umva ko ari indwara ikomeye cyane ku gitsina gabo. Ubusanzwe rero ibyo gupima kanseri ya prostate byajyaga bigorana cyane, aho rero hajyaga hifashishwa uburyo burimo kureba niba
hari uburyo budasanzwe igice gikekwaho kanseri kiri kugaragaramo, cyangwa se abaganga bakaba banakwifashisha rimwe na rimwe uburyo bwo gupima amaraso n'uburyo nakuka bwizewe ari bwo gufata agace gato k'umubiri kakajya gukorerwa ibizamini muri laboratoire. Hajyaga kandi hanifashishwa uburyo bwa MRI, ariko bukavugaho kuba buhenze cyane ndetse bukaba bunafata iminota isaga 40 kugira ngo bubashe gukora, utibagiwe kuba bigoye ku buryo nyine wapfa kubona, ku buryo buri muntu wese abasha kwigondera amafaranga watangaga muri MRI. Abantu benshi bashyiraga mu majwi ko bihenze cyane. Uburyo bushya rero bwavumbuwe ubufasha mu gupima iyi kanseri ya prostate bwitwa MPUSS, aho rero hacengezwa icyuma cyabugenewe inyuma ya prostate ahari igice gihera cy'urura runini, hanyuma amajwi atanzwe muri icyo gikorwa agahindurwamo amashusho ashobora kugaragaza niba umuntu afite iyo kanseri cyangwa se ari muzima. Ubushakashatsi rero bushya bwasohotse mu kinyamakuru cya The Lancet Oncology bwakorewe ku bagabo rero 100 batandukanye basanzwe bafite kanseri. Mu kubasuzuma rero hakoreshejwe uburyo bwa MRI, biopsy ndetse n'ubushya bwavumbuwe bwa MPUSS umwe twavuze haruguru, maze basanga ubu bushya bufite ubushobozi bwenda kungana n'ubwa MRI neza mu kugaragaza urugero kanseri y'udusaho tw'inanga igezeho. Uburyo rero bushya bwagaragaje abarwayi bake ku rugero rwa 4.3% ugereranyije n'abo ubwa MRI bwari bwaragaragaje, ariko kandi bunafasha kugira ibindi bimenyetso bugaragaza bitari byarabashije kugaragazwa n'ubwa MRI, maze bituma abashakashatsi bemeza ubushya nk'ubwanogera benshi kubera ko bwihuta kandi bukaba bunahendutse. Ngira ngo rero ushobora kuba utarwaye indwara ya prostate, uzi umuntu ufite ibimenyetso twavuze haruguru, uzi umuntu uyirwaye cyangwa se utekereza ko uyirwaye. Mu gihe waba utekereza ko uyirwaye, ngira ngo mufashe ko atari indwara yo gukina nayo, si indwara yo kumva ko ugomba kwicarana igihe wumva ujya kwihagarika bikanga, ukumva rimwe na rimwe ukihagarika ibintu birimo amaraso. Ndi kuvuga ku gitsina gabo kuko twarebye dusanga iyi ni indwara ifata igitsina gabo cyane cyane, niyo ni indwara ifata igitsina gabo muri rusange. Igihe uri igitsina gabo ukumva ufite biriya bimenyetso, urajya kwihagarika ukababara, urahatiriza nyine uburyo uri kwihagarikamo, cyangwa se uvuyeyo ushatse gusubirayo buri kanya, ni byiza ko wakwihutira kujya kwa muganga bakamenya ikibazo ufite kugira ngo babe batangira kugusuzuma, cyangwa se niba koko uyirwaye. Niba urwaye prostate, twabonye ko mu bagabo 5 babayirwaye, umwe muri bo imuhitana. Ukihutira kwivuza ko ni indwara ibabaza cyane, ni indwara tuzimo bamwe mu byamamare yagiye ihitana abo tutazi se, abo twavuganaga nabo, abo tuziranye nabo. Ni byiza rero ko mu gihe watangiye kubona ibimenyetso nk'ibyo ngibyo twavuze haruguru, wakwihutira kujya kwa muganga, hanyuma abaganga b'inzobere babizobereyemo bakagufasha, bakaguha n'imiti itandukanye ukaba wakira. Wakoze cyane we wakurikiye iki kiganiro, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byose binyuzwa hano kuri Niva Paula Vlog. Nimba utarakora subscribe, uyu niwo mwanya kugira ngo udushyigikire